hari ukuntu ujya kubona hano kuri YouTube ba uploadinze video ariko iyo video ikaba ipremierinze bagasetinga amasaha runaka iri buze kugiraho, ayo masaha yaza kugera video ikajyaho. Mu gihe iri kujyaho cyagiye bipremierinze abantu baba bameze nkaho bari kwichatingiraho live. Nimba ujye ubibona rero ukibaza uko babikora, ukibaza icyo byaba byongera kuri YouTube channel, muri no video byose urabimenye. Bino bintu byo gupremieringa video bikunze gukoreshwa cyane n'abahanzi, ugasanga yavuze ko azasohora indirimbo ku munsi w'ejo ariko ugasanga iriho ariko irapremierinze hanyuma y'amasaha ngahe. Abandi bantu bakunze kubikora n'aba bloggers bo kuri YouTube twakita nk'abanyamakuru, ugasanga yakoze ikiganiro none haragipremierinze kugira ngo abantu baze gutangaho ibitekerezo live, ako ni isaha ya setinze nizigera cyite kijyaho kibi uploaded. Muri iyi video ngiye kugusobanurira akamaro kabira bintu, impamvu abantu benshi bakunda kubikoresha muri iyi minsi bari kubikoresha, icyo bikongerera n'ibyiza byabyo. Mbere ko dutangira, kanda subscribe aho hasi kuri buto ya subscribe, afungure akazogera kugira ngo uzajye ubona ibindi twashyizeho. Ujye muri comment utubaze nimba hari ikindi kibazo waba ugize kuri no video cyangwa se inyunganizi wadusigira. Bigenda bite rero kugira ngo ba premiering video? Nimba uri umu YouTuber ukoresha YouTube wa uploadinga, guhera uyu munsi nagushishikariza kujya ukoresha buriya buryo bwo gupremieringa. Icyiza cyabyo kwa kundi uba wasetinze igihe runaka kugira video yawe nigeraho ize kuba iri premiered, icyo gihe YouTube nibwo ibirimira yishyira ku bantu bawe bose n'abatagura gukoresha subscribe bakabasha kuyibona ipremierinze. Na kwa kundi baba bayikanzeho, nimba wasetinze kizajyaho ku munsi w'ejo, ukaba uhisetinze uyu munsi ariko video izajyaho ku munsi w'ejo, no kuvuga ngo uhise ayifungura uyu munsi afunguye ka kantu kuko bazahita bamumenyesha video nigeraho. Ikindi iyo video aba yihaye like ataranayireba kuko akora kuri like na comment ashobora kuyisiga atarayireba. Noneho video yazajyaho ku munsi w'ejo igasangaho za like bashyizeho na za comment bashyizeho zikiyongera no kuziri buhite zijyaho ikimara kujyaho. No kuvuga ngo video yawe uyipushinze inshuro ebyiri. No kuvuga ngo iyo ushyize video kuri YouTube utapremierinze, YouTube mu minota 30 ya mbere irayigusharingira ku bantu benshi. None iyo wa premierinze kiriya gihe cyose wa premierinze, nimba ari amasaha 2 nimba ari amasaha ngahe, YouTube ikiri kugusharingira video yawe. No kuri wa munota wa nyuma video igezeho, isaha wa setinze zigeze, ikarangira gupremieringwa ya minota 30 n'ubundi video yawe isharingwamo, YouTube ihita nabyo ibikora. Urumva ibi bikoze inshuro ebyiri, urumva ko bikuzamurira umubare w'abarebye video yawe. Ikindi cya kabiri cyo gupremieringa video, bikuzamurira watch time. No kuvuga ngo nimba wararebye video iri kuri premiered, ntabwo uba wabasha kuyihutisha, kuko uko uba uri kuyireba na nyiri ko uploadinga nawe niko ibigenda ibimeze nk'aho isetinze live. Ntabwo uba wabasha kwihutisha ngo ugeze ahanyuma, bigendera ku murongo paka video uyirebye ukayirangiza. No kuvuga ngo nimba ari abantu 10 bari kuyireba, no kuvuga ngo izo watch time z'abantu 10 zose ubu zifite guhera ku munota wa mbere kugera ku nyuma, kereka iyo arambiwe akahita biskipinga akavanaho. Ariko yari umuntu wayitangiye aranayisoza kuko ntabwo aba yabasha kuyihutisha. Urumva bigufasha no kukuzamurira watch time. Urumva nimba wakoze video imara iminota 10, 15, 30, isaha, urumva ko watch time zizagenda ziyongera n'uzajya premieringa video zawe kenshi. Nabonye rero abantu benshi mu Rwanda ibintu byo gupremieringa video batarabisobanukirwa neza. Ni hahandi ubona nk'umuhanzi, n'urugero nka Bruce Melody, dufata urugero, ya premierinze indirimbo ye kizasohoka ejo, abantu tukayijyaho turi benshi kubera tumukurikira turi benshi, tugakora like, ugasanga like zigeze mu bihumbi 4 ariko iyo video itarageraho, itaraba premiered, batarayishyiraho nyine ikiri sinzi ukuntu nabivuga, premierinze uyasetinze wenda amasaha 28. Noneho urumva gize like ibihumbi 4 na comment wenda 1000, video itaraza. No kuvuga ngo video niza aya masaha nagera video ikajyaho,
irahera kuri views 0, izamuke igera kuri views 100, views 1000. Urumva iragera kuri views 1000, like ziruta za views, kubera ko za like twazishyizeho ejo, bitandukanye n'abari kwireba uyu munsi. Ni handi ryo kubona indirimbo y'umuhanzi ifite like nyinshi zisumba views, no kubera ko yarakoresheje buriya buryo bwo gupremiering. Mbona abantu benshi bijya bibacanga rero, ukabona bari kubishidikanyaho ngo bari kugura views n'iki. Iyo umuntu ya premierinze video ye, abantu baba bayibonye mbere batarareba ibiri muri video, ariko babasha kuyiha like na comment. Kankwereka uko bikorwa rero. Ngwino kuri application yawe ya YouTube Studio, aba ariho uca ujya kwa uploading. Ariko niyo waca kuri YouTube bisanzwe ujya kwa uploading birakunda, ariko YouTube Studio akaba ariyo dukoresha. Uhita ucuzingemo video ushaka kwa uploading. Hano ntabwo ngiye kubigisha ku uploading kuko twarabyize. Kuba tararebye video, murebe kuri ako kantu kajeho hejuru, ugenda ukoreho ubyige kwa uploading video neza, bifite step bigenderaho uka uploading video neza bitarimo akavuyo. Njyewe icyo ngiye kukwereka no gupremiering video yawe. Iyo umaze kwishyiraho, uraza ukandika hano title ya video. Nabyo nabigishije kugira ngo video yawe irebwe cyane, no kuba wayihaye title ikurura abantu, wanayihaye thumbnail iryoheye ijisho, ku buryo buri muntu wese urebye thumbnail ahita asobanukirwa ikiri muri video. Ntabwo hano ngiye kubigisha kwa uploading video, abatabizi, abatazi kwa uploading neza, mugene mu checking ya video na uploading mu byige byose. Rero si ngombwa ko tuno du step twose nucamo. Wowe dore icyo uba ugomba kureba, ni hano handitse public. Iyo ukanzeho barakwereka public, bakakwereka ni listed na private. Noneho wowe nagushyira kuri private cyangwa ni listed, ahubwo wowe uhita ushyira kuri public. Noneho hari munsi urabona hari akantu ko gutikingamo, ukahita ugatikingamo. Noneho ukahita ukora kuri aka ko hasi gahera. Iyo ugakanzeho bahita bakuzanira igihe usetingi iyo video yawe, bakakwereka itariki, wowe ushyiraho itariki ushaka kuyishyiraho, yari uwo munsi ugaruka inyuma. Noneho bakakwereka isaha za mu gitondo cyangwa iza nimugoroba. Warangiza ugasetinga isaha runaka ushaka gushyiriraho video yawe. Iyo tariki igeze niyo saha igeze wasetinze, video yawe nibwo ijya kuri YouTube. Noneho iyo utikinga kuri aka ko hasi ka set prime, video yawe barayuploadinga. Noneho bakahita bayipremieringa. Bayuploading icyo gihe uyishyiriyeho, ariko bakayipremieringa kugira ngo izajyeho cyagiye wowe wasetinze, hariya usetinze. Niba ari iminsi 2, niba ari iminsi 3, n'ukwezi wagushyiraho ukayipremieringa, kwazagera ikabona kujyaho. Ariko abantu bawe bagukoreye subscribe cyangwa abandi bagusearchinga, bakaba babibona ko video yawe kuri YouTube iriho ipremierinze isaha runaka wayisetingiyeho, yagera ikahita ijyaho. Noneho icyo gihe wasetinze rero, iyo kigeze video ikahita ijya kuri YouTube. Reka mbereke ukuntu bita bigenda. Ntabwo iyo video umuntu aba yemerewe kuba yayireba nka video zisanzwe, kwa kundi video ubona ziri kuri YouTube uzireba bisanzwe ku buryo wanazihutisha. Ahubwo uyireba ipremierinze, bayihereza indi minota ingana nuko iyo video ingana, ikaba ipremierinze. Dore yacu tumaze kwa uploadinga ngiyi, urabona hano hasi handitseho premier. No kuvuga ngo video yacu irimo irarebwa n'abantu 4. Hariho for watching, irimo kurebwa n'abantu 4. Urabona iyi premierinze ya minota twasetinze cyangwa ya masaha twasetinze, urabona haraburaho umunota umwe kugira ngo igere. Iyi minota nayo barabanza bakayikubarira. Iyo minota igeze uhita utangira kuyi streaminga mu bambere. Urabona bari kuyi streaminga, bari kugenda biyongera bava kuri 4 bajya kuri 5. No kuvuga ngo rero icyo gihe video barayireba bakayirangiza, kuko nibabasha kuyihutisha, cyo koza kuyisubiza inyuma yasubiza inyuma, ariko kwihutisha ngajya imbere ntago yakihutisha ngajya imbere arenze aho igeze. Kuko aba bari kuyireba nkaho iri live, na comment baba batanga ziba ziza live, ku buryo ushaka no kuyipininga ukagira ibiki biba biza live. Reka nkwereke noneho rero uburyo YouTube ihita ipushinga mino video. Ngiye kugenda switchinga kire ku yandi macano, urebe video niyo baba babanje heho hejuru. Nukuvuga ngo ku bantu bakoze subscribe bose, yagiye kuri YouTube asanga iyo video premierinze niyo babanje heho hejuru, kubera ko YouTube birimo irayipushinga. Reka duswitchinge dushyire ku yindi channel urebe, nitugeraho urasanga video yacu ari iri hejuru muziri kwerekanwa kuri home. Urabona kuri home y'iyi YouTube channel yindikizeho, urabona ko nabyo naho biracya premierinze, harabura amasegonda 40 nangaye ngo video itangire kwikina.
ibi bintu nimba utarajya kubikora rwose warahombye, wahombye watch time nyinshi, wahombye views nyinshi. YouTube birimo iragupushingira video yawe cyane. Urabona ntago twabasha kwihutisha ngo tujye imbere turenza aya masegonda, kuko ibi premierinze baba bari kugenda babara ya minota na setinze kigera, cyarangiza bakahita bakora iki, bakahita bashyira ukadushyira ku yindi YouTube channel kugira ngo birebe ko YouTube biri kwipushinga. Urabona ni channel yindi nkizeho, urabona harabura amasegonda 7 ngo video izeho. YouTube bikiri gupushinga video yanjye yigeza ku bantu banjye bose kugira ngo aya masegonda agere bayirebe mu bambere. No kuvuga ngo rero nimba ushaka uzajya ubona watch time zuzuye upremieringa video zawe, nimba ushaka no kubona views nyinshi uzajya ubigenza gutyo. No kuvuga ngo wayirebye iri premiered, hazaba yaguhaye iyo watch time yose, n'uwayibonye ushyishyiraho ariko izajyaho ejo, ubwiyo like aba yayiguhaye na comment, kabone niyo ejo atayireba ariko ajya kureba agasanga yayihaye like kandi video atarayirebye. Rero nkuko nagumye mbisobanura hejuru, iyo uri kuyistreaminga gutya, uri kuyistreaminga umeze nk'uri kuyistreaminga iri live. Nimba mujya mureba live za YouTube cyangwa TikTok, ujya ubona ko bajya batangaho udutima, bagatangaho comment, bakagira iki. Nawe uri gustreaming ino video yari iri premiered, ibimeze nkaho iri live muri ya minota ya mbere nyine ikiri streamed, ibimeze nkaho iri live. Kansubire kuri YouTube channel yanjye bibereke uburyo batangamo comment, nkabisoma bimeze nkaho biri live, nanjye nkabasubiza. Nashaka nkana izo comment nkajya nzipininga, ukabona bari gutangaho turadutima two kuri live bimeze nkaho ari live. Ikindi cyiza cyo gupremieringa video, ushobora kuba uyu munsi ufite connection data cyangwa uri kuri wireless, noneho ejo utazabona iyo wireless. Noneho warangiza urabona bari gushyiraho comment live, nanjye nkahita nzisubiza live, bigaragara nkaho biri live. Ushatse washyiraho n'udutima, dore ngutu hano ku mpande urabona ngo turi kuzamuka. Ikindi cyo ari cyo cyose wagishyiraho, ibi baba bari kuyistreaminga nkaho iri live kandi njye narayaploadinze kera. Nibyo nari kubabwira hano. Ikintu bigufasha nimba ubonye nka wireless ugiye kuyikoresha igihe gitoya, ushobora kuuploadinga video kuri YouTube ushaka izajya hejuru ukayipremieringa, noneho ejo ikazajyaho wowe udafite connection ukazasanga yaragiyeho. Urumva ubu savinze time wari buzabikoremo, ukabikorera uyu munsi cyarimwe, ariko bikazajyaho ejo. Ku bantu batakunze kubona umwanya cyane wo kuuploadinga, ushobora kuuploadinga video zose cyarimwe ufite kuri telefone yawe, niyo zaba ari 40 zose ukazauploadingira icyarimwe. Wowe ujye ukora ugenda usettinga igihe zizagiraho, wenda imwe ukayisettinga kizajya kuri tariki 9, indi ugasettinga kizajya kuri tariki 10, indi ugasettinga kizajya kuri tariki 11, indi ugasettinga kizajya kuri 12, 13, 14, kandi byose ubikoze umunsi umwe, ugasavinga iyo time yo kuzafata uwo mwanya wongera ujya kuuploadinga, ahubwo wowe ukazipremieringa. Icyo gihe wasettinze cyazajya kigera video ikahita ijyaho, igihe wasettinze cyagera video ikajyaho. Na bwa buryo nagiye nkubwira bw'uburyo YouTube igenda igupushingiramo nizo watch time ugenda ubona abantu kuko bayi streaming iri live, bikakongerera izo views, izo watch time n'ibindi. Nizere ko ino video igufashije. Rero ibino video igufashije ujye muri comment ubimbwire, nanjye bimenye ko hari icyo naba nkufashije. Wowe tugeranye kuri uyu munota twari turi kumwe 5 kuri 5, wowe uri umuntu w'ingenzi. Ujye muri comment ubimbwire ko twari turi kumwe 5 kuri 5 nta guskipinga. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Ikindi wifuza kumenya ugisige muri comment igitekerezo n'inyunganizi y'ibyo twakora cyangwa se twakosora. Thank you so much. Reka duhure muri video zizakurikiraho. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Murakaza neza kuri media ao bidia ikora nabo hanga mwari muniti panda kanda subscribe tuje tubana.